Chris meze bite bro? fresh Amakuru. makuru ni meza man. None se kuri aha bro? Nyasha bro nimanitse to. Uri manitse. Sha nimanitse. Kutari mu kagozi. Nabuze imbaraga zikatse urabona ko nkabonye nagwa moto. Byagenze gute se? Sha inzara iranyisha mugabo we ntabwo ubibona. Inzara. Ako byumeze nabi. Sha ntabwo Uzi kunuka no mu kanwa. ntabwo ubizi kuva covid yatangira reka nkubwize ukuri. Ibintu byose byarivanze zidorokana korogati ntaki inzara imeze nabi cyane. Nase ko nari mfite ikiraka. Kiraka? Icyo kiraka ni bwoko ki bro? Wowe uvuga ahubwo uri tayari kugikora. Kiraka ngiye nagikora man niyo cyaba cyo gucukura wisi. Sikuginisha kiraka man ahubwo mbwira neza. Akije kiraka. Manuka se urambwira ibintu beze. Manuka ari mubwire ushobora kumva ari mwiza. Man kamubwire. Dore ngisonze ntumanure hano kuko rubundi nimanitse ko yakonshonje. Nase ubundi urahaguma ngo ubone ibiryo manuka wana nkubwire ikiraka kuntu kimeze. Sawa narebe man. Gerayo nakugwira sha. Sase kapo akakazi kuba ntaranakamenya akazi kameze gute mwana ndangira dore birakazi wana. Uzi ko nako kazi kameze? Tugiye kwiba. Kwiba tugiye kwiba. Ngiye George ngiyewe niba utiba se. Navuye mu cyaro nje kwiba bro. Uzi ko na Perezida w'Amerika ashobora kuba yibutabira. Abafite ibimufasha kwiba. Oya. Uwe afite ibimufasha kwiba kandi afite n'ibyo afite. Wese ubu ngubu we yiba yongera kubyo afite we nta nicyo ufite uranashonje. Ugomba gushaka ibiryo. Debe urimo kwayura amanywa y'ihango saa 5. Kwiba bro. Kwiba mwa. Byo bintu mbiruka. Cyo koza nabi ibyo bintu niyo mbirose ndakanguka. Cyo koza biheruka cyagiye mbirota. Uribuka cyagiye mbirota. Ndi kumwe n'ababaje muri rakasa tugiye kwiba. Jesus is Lord. Filime wenda kubwira action ukazana filime mwa. Hari. None se kuko urakomeje gahunda no kwiba sikenze gahunda ni ukugenda tukiba ubundi ifungo ryawe ukaribonanye umukariyo ukavanga reba kuntu wagoga witsamuraga amenya akagwa none ngo uraho ranga akazi urayura ubutitsa ngiye mbitekerejeho tugenda uri tayari wumva fata gutya tayari kujya kose mani njyakaze twagiye nagakora mani twagiye tugenda ugafanye fasta nyine ubundi wituryo asubize kwiba wangu kwiba nyine kandi mbona uri bundaburize wowe rega ndashonje hari imbaraga mfite ubu shonje se n'ubu niyo wanega nahita n'ubundi nago tugiye guterura amakaze cyangwa imodoka y'umuntu we tugiye nakantu koroheje n'utuntu tw'udupapa subize se okay papa udukece twadaje urumva aka kece kamwe abafite ubukece bugura amafaranga ngaye ku buryo ni twishi kandi tuba tunahenze umva uzi ko iya make yafite ari force man ngaho bwo nyumvira iyo niyo ya make bafite cya kindi cya force gifite uruntu rumeze gutyo Jesus is Lord. Niko kimeze we niba utanazizi tugere uraza kuzirebera kandi koko kira kintu cyagiyenze uzi ko ari byo reka nkubwire kakazi ubwo ngiye kugakora kukakurusha si wumva kecimwe ugahita uva ku muhanda ako byose tugende twagiye ahubwo tugende ahubwo wowe urakoze konda ntago nakora reka tugende we twagiye tugende
man. sikuzi ubwenge man. Nakubwiye ahora yanika ibyango. Si wirebeye None kujya kuzifata uragenda imbere. Arewe ari je nayo ninde ushonje. Uvuga sinshonje. Wowe ubyungukiramo cyane. Ariko ninjye bafata bakanca amaboko n'amaguru mbere. Ubwo kigoryi gusa ubwo urumva bayagucege bakansega. None sinjye waba uri imbere. Waba uri imbere? Nase bita kuri imbere cyangwa bita kuwari nyuma. Guseka neza seka nyuma. Sawa nye. Tugende Waje. Urajya imbere. Waje. Urajya imbere wowe. Nimba byanze. Ubu tugiye kugenda kijoriji mu buryo bwanjye. Mu buryo bwa gisirikare. Wese wagiyeho mu gisirikare? Njyewe uzi kwifunza. Ngaho umva nari imeze na. Ubundi wajyaga kugenda ukabanza ukareba umwanzi. What? Umwanzi ukamutunga imbunda urabona? Ugakwikira. Wamara gukwikira? Aya nakibe nago biri kigoryi hano twaje kuba ntago twaze mu gisirikare gira fast fast. Noneho bwanyuma du. Bwanyuma sibyo? Bwanyuma. Wanyemereye. Kanze nkwe twagiye. None guca nk'abantu bagiye guca munsi y'ama. None se kungaruka kigoryi. Oya. Ariko se kunyura munsi y'ama. Wowe rero kibazo cyawe. Ntabwo uzi kwiba mu buryo bugezweho. Buri kugenda nk'abantu ari kugenda munsi y'amazi na muntu atubona. Reka nkore kuri. Ikibazo uri kuba hagu uri kunyica aho tugendere sinakubwiye tugende uburyo bwa nyabuganza tugende banze imbere fatana none twese dufatirije musije ntabwo banze cyangwa twizirika asi wowe no tugende ntugire ubwoba ntugire ubwoba tugende nyine suri ugasubira inyuma ese boro umuntu yaheraho yiba twaze gufata kenshi wowe nawe urarushya kandi uramuga ko ngenda namutinya nubwo nta okay ndafatiza urafatiza izi ngizi nizanjye nazifata njyewe ushonje kandi njye waje imbere bari kuri misiyo ya kabiri nijye uzajyana igeze nta kibazo izi nibyo zijyana uyu mugabo agure ubonye ahubwo se banza wumva hariya hasigaye umugore sibyo kandi turi babiri none ubwo biragenda gute ubwo niba turi babiri wese arafata rumwe What? mweru uno mugabo ko yambara cya amva ala izikeceka mu bwiza kuri ahubwo se we siko badufatira nakudufata ahubwo wowe uzana ari kuri urukweto mwereke sana urukweto mwana wese hari umuntu wambara urukweto rumwe wenda kubwira ngo urukweto rumwe narebe kabyemewe zose nizanjye ninjye waje imbere cyakoze kubera ushonje iyi ni misiyo ya mbere ngomba kugwamo urumva ariko misiyo ya kabiri nta miyaga nta n'inkuba ariko izi zose ndazitsindiye sibyo sawa agura mukiba oya naga ari twe tubabarera gutuzongera twashize hasi nashize hasi nago riko turiga kanze mwagera yenda agura mukiba shiramo imiyaga windeba jura nkamwe gusa nose boss aradukoresha iki boss agura mukiba boss aradukoresha nawe ndagura ibigofero bibi mwabijora ubwo nari mubijyaga ariko ntabwo muzanyosha izo nkweto ziba zamenze reka amavuna agurasha amatwi nyuma kiriya cyobo n'ubundi reba iyo niyo wantutse nukuri do nje sindakana keza do ndakana keza nukuri akoragira kuvuga ariko tubabari hano mbanze kano ngaka hano mbanze kano tubabarira nukuri no muvandimwe oya ngenda umuvandimwe wanjye sinyamvugana n'ibijuru ujiremo reba hariya nawe